Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima, aho uyu mwarimu atandukana n'abarimu basanzwe, kuko umwarimu w'ubuzima ari we wenyine utanga ikizamini imbere y'amasomo, kugira abandi barimu batanga amasomo ikizamini kikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe rero ntibivuze ko uzatsinda ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ryo kwibuka ibyo yakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Nta bantu muzi se babaga ba mbere mu mashuri asanzwe, ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye, abandi bakaba ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri, ariko mu ishuri ry'ubuzima bakaba barabishoboye bagakoresha ba bandi babaga ba mbere. Tekereza rero ko wize amashuri menshi y'ubuzima iyo atabarutse bamugereranya nk'inzu y'ibitabo ihiye. Umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Amwe muri ayo masomo rero niyo mbazi nyaramura mu kanya twahariye isomo ry'umunsi.